Eyo Proski, uyu ni P1 Promoter, iyi ni Truth TV Rwanda. Ndongeye ndagarutse kuba update kubera yuko noneho wa mukino uwo bita General Muhozi Kainerugaba yisabiye uwo bita Bobi Wine Cyagulanyi. Uyu mukino ugiye kuba kubera yuko nyuma yuko uyu mugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhozi Kainerugaba yisabiye Bobi Wine, aramubwira ati wowe rero kwica biroroshye, ndashaka ko rwose tuzahura nkabyirangiriza, atariko nzi ko ukunda umukino w'iteramakofe, uzaze duhure muri ringi mukubite ingumi nyinshi cyane, ubundi mbanze nkwereke yuko ibyo mba mvuga biba atari ukuganira. Noneho uyu mugabo rero Bobi Wine nawe azamusubiza, aramubwira ati rero Kainerugaba muhungu wa muzehe kuntumira mu mukino ngenda byemeye, ariko ngiye kugukosora nkukubita amangumi menshi cyane ku buryo wowe Kainerugaba Muhozi ibintu by'ibisindisha by'amayuganda warage n'itabi urahita ubireka ukabyibagirwa. Mu by'ukuri rwose nuko nguko Bobi Wine yamubwiye, aramubwira ati wowe nutsinda politike ngewe nka Bobi Wine Cyagulanyi Robert ndahita nyireka, atariko nawe Muhozi Kainerugaba ninkutsinda muri uyu mukino tujye gukina w'iteramakofe, itabi n'inzoga umbabarira ubireke, uhita ubireka ninkutsinda muri uyu mukino. So rero reka dutegereze update rero bamara gukonfirma itariki naho bizabera, ariko buri ibyo ari byo byose ni kuri Rugogo bizabera. Reka dutegereze confirmation nka B1 Promoter, ngewe nzayibaha, ariko hano hantu hagiye gushya.